icyemezo cy'uko uriho utapfuye ingabibona gikwiye attestation igaragaza ko uriho biriya n'ubukoroni n'ibintu byo mu babiri gikera by'ubukoroni biri na ridicule ridicule since I was born sindabibona ngo uhagaze imbere none ngo neza n'icyemezo cyemeza kuko ndiho uriya se uri bukime anzi kurusha uko niyizi gwemerere ko ndiho kiriya ntacyo nzasaba na rimwe reka nkubwire ningera no muri pansiyo ukuri kw'Imana mu bantu RSSB dataza amafaranga yabo ndimo ntabwo nzamushyira icyemezo nabuze icyaha Ishimwe Dieudonné yakoze narakibuze nabuze n'ukinsobanurira ko batubwiye ngo yagiye kwinjira mu cyumba cy'uriya mwana ntabwo twashatse twasabye kamera zikabura kandi ku hoteli zihari ku hoteli zirahari igihe narazibonye none se niba iyo kamera idahari we wabibwiwe ni ese da reka nshime ko we bamufashe banamufunze ibyo si n'ikibazo aryo abo bakobwa baratunganye ubu bigenza neza cyane n'abana beza rwose we wabanuriza mu ijuru biriya bintu birandya bikambabaza wa mwana we nkumva n'umutima waturika uri umwana w'umukobwa uri inkumi turabyiruye urasa neza turakureba twishima wowe urarangije ugiye kwitesha agaciro ugiye kwiyandarika biriya rero ngo bakabicuruza ngo bakabona amafaranga aruta agaciro kawe amafaranga aruta icyubahiro cyawe ubwo nangahe mwabana nangahe kweri biriya bintu bintera ipfunwe nkarakarira abantu bose of course ntangira kuri bariya bana kuko bose barakuze ntawe utazi ikibi n'ikiza ntawe utazi gutandukanya icyatsi n'ururu ngakurikizaho ababyeyi twebwe ntabwo umwana sinjya mva umwana ashobora kukunanira akarumba ariko biterwa nuko wamutangiranye nawe akivuka umwana mwatangiranye akivuka umure azi ko iki cyemewe iki kitemewe yashaka akarira kisaza agasaza imigeri n'akazi ariko ntukemere bibaye ngombwa ugafata n'akanyafu kamutsibura ahubwo biriya muvuga ngo uburenganzira bw'umwana umwana wanjye namukubita nkamukomeretsa namukubita nkamuvuna erega nanjye ndamukunda cyane nanamukunda kurusha abandi bose ariko umuntu wese umubwira ururimi yumva nta mwana udatinya akanyafu uyu mwana ntabwo azagera mu myaka 18 19 ngo atangire kwiyambika ubusa no kuko azi ko hari ibitemewe azi ko hari bidashoboka ntazarara amajoro ngo arare muri ubu bubari bageze mu gitondo ese ubwo ndyambaza uyu mwana barataha kwande rero nkagaya rero na societe muri rusange iba yabyemeye kabitore ubwo se wankangisha iki umuntu ungana nanjye umuntu ungana gutya ngo urangira utese uranyima akazi ntako ndiho nsaba uranyima ishuri ry'umwana bararangije uragira uti wankangisha iki kweri simbizi urubyiruko ni nabo twizeye cyane igihe nkunda urubyiruko cyane kuko mwabana mu icyo mutazi nimwe muzasigarana uru Rwanda rero niba uvuga ngo uzaragwa igihugu n'ubuzima bw'abagituye uba ukwiye kugira uko ubyitegura reka nkubwire bazagende n'i Burayi cyangwa no muri Amerika n'abariya babayo baba babashuka b'abanyarwanda kandi njyewe nkumva biranambabaje kuko batareba ibyo bihugu barimo aho bigeze n'aho u Rwanda rugeze ariko buriya umuntu witegurira umwana bategurira kuzaba umuyobozi ku rwego urwo ari rwo rwose rw'igihugu uwo bategurira kuzaba umucamanza uwo bategurira kuzaba umuganga ntuzamubona muri bene ariya mafuti ntabwo uzamubona mu biyambika ubusa ngo bishyire kuri social media oya ntuzamubona mu bankurumogi ntuzamubona mu batowe ntuzamubona mu bintu byose ntabwo azigera nk'ibiyobyabwenge bamurera kare bamutoza inzira bamujyanamo ni ukuvuga ngo rero bariya bitiranya ngo ubusirimu no kuba umuntu wo mu muhanda kuri yerega batangiye niko bazarangiza genda agira ngo sabe urubyiruko batekereze ku ejo habo hazaza biyubahe birinde bitegurire ejo hazaza njya ndeba nk'aba bana b'abangavu yego turavuga ngo babashutse ariko nuko tugendera ku mategeko ubundi jyewe ntabwo umuntu ufite imyaka 10 hejuru y'imyaka 13
ntabwo wamushuka ntacyo akora atakizi. None se kuki amenya ko atari bukore muri prise kuko nayikora amashyi? Kuki aza yagera ahantu hari ibiziba ntabikandagiremo ko azi ko yanyerera akagwa? Kuki ananirwa kumenya ko gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kumukururira ingaruka nyinshi ndetse no kumwangiza mu mutwe? Noneho dore barabatera inda imburagihe, arirukanswa n'icyo ajya kubyara uwo atazashobora kurera kuko nawe yarakirerwa ko amaherezo azabyara. Rero ndashaka ku rubyiruko guhera ku bangavu n'ingimbi kuzamuka kugeza ku myaka 30 nk'iyo amategeko y'u Rwanda. Ubaho ugeze ahangaha nta muntu wari wabona wo kwizera 100% ku myaka ufite? Naje gusanga naribeshyaga, harabona ari nzi ko arabo kwizera 100%. Nza gusanga naribeshyaga, rero ndabigabanya nka kwizera, ariko nkavuga nti sofa akwiye icyizere, ariko aramutse akoze ikintu gitangaje kigize kitarimo icyo cyizere nari mufite sinatangara kuko n'umuntu. Undi w'urukundo rwita ikimere, umwana muto yakubwiye ati urukundo rwita iki? Icya mbere na mbere ku rukundo no kwifuriza umuntu ibyiza. Iyo wifuriza umuntu ibyiza icyo gihe uba umukunda, no kumufasha ndetse kubigera. Biriya bafite ikintu bajya bakora cyo gushaka gushyiraho abantu intimidation. N'ahangaha ujya ubabona akajya kuri YouTube akibasira umuntu, ubwo ngo baba bazi ko hari umuntu n'umwe batera ubwoba. Jewe ndabireba bikansetsa ukabona umuntu mu by'ukuri wakwitana mayibobo washaka, kuko usibye kumubona kuri YouTube nta handi mubona, nta kindi akora kizwi, ntaki. Ikindi yabamariye igihugu kimwe gusa ngo akikubwira ukakibura, yarangiza akaba ari buri hari uvuga ko abantu bose ntacyo bari cyo. Biriya by'uwo mugore, hari umumama nari nkiri umwana cyane, nawe yarakuze cyane, umwana cyane mvuga nigaga mu mashuri abanza, tugakubagana nyine nk'abana twabanaga hafi aho. Niwe wanakundaga kudukurikirana kuko niwe wabaga yicaye mu rugo, yarageze kuri ya myaka ituma aguma mu rugo. Noneho akajya aduhamagara ati nimuze hano tukaza, ati reka mbabwire, ati mumeze nk'umugabo. Ubwo twabaga nyine twamusuzuguye, urumva ntari bunagukubita kuko nta gushyikira, uraniruka. Abakuru nibaza akakurega biraba byabaye impitagihe. Noneho undi yanaturegaga, yaturega yabasa kuregera iki, ukagushyikiriye yarakwikubitiraga. Ariko nyine twari tubizi twamuhunga twigirayo. Katubwira ati ariko munzi n'ikindi, ati mumeze nk'umugabo, ati wagiye gusambana mu rugo asuzuguye, atarangije atahabyara umwana, ati buracyo uwo mwana ajya kumwita izina mu rugo rw'undi mugabo. Aturumva ko gasuzuguro aho kagera, tuti ati namwe nuko, n'uriya mugore rero nuko, nawe ameze neza nk'uwo mugabo. Icya mbere kimwe, uzi ko warekuwe ku mbabazi wahawe, nubwo yirirwaga avuga ko nta nizo yasabye kandi baruwa twese turayifite mana yanjye. Nta nubwo rega waho umuntu imbabazi atazi gusabye, wenda wazimuha ku mutima ariko ntiwazimuha mu bikorwa, ntibishoboka. None barangije arutwa nta Kizito wivugiye ngo ntashobora guhora asaba imbabazi atagira icyo akoze. Imbabazi mfusha ubusa sinahora nzisaba. Nubwo bwose nyine bariya iyo bashyushye cyane, bishe Kizito muzaze mumuhorere. Kuvuga gusa muvuga ubusa. Kizito se bari kumwicira iki? Se wari gushaka kwica Kizito yari kurinda muzana i Kigali kubera iki? Yari kurinda mwereka abantu kubera iki? Koko abantu babona badatekereza bakagira ngo n'abandi ntibatekereza. Wari kumwicira hariya yari ari mu mashyamba y'intuza ya Nyaruguru, ninde wari kubimenya? Oya bazaze bamuhorere ngo Kizito wabo da simbabujije, agira ngo bamukunda kurusha ariko rero
uriya mugore nakubwiye ni nk'uwo mugabo, biriya ni agasuzuguro, ni agasuzuguro, ni nko kuvuga ngo gusugusu kwa kundi nibyo abarimo, nibyo abakora biriya, gusa akibagirwa ko iyo usuzugura inzego buryo uba wisuzugura kurushaho. Kubera iki nyakubahwa minisitiri wa bintu bumwe Dr Jean Damascene Bizimana atari kumusubiza? Kubera iki? Biri mu nshingano ze rega, arabizi ibyo, ariko birasetsa. Ubu umuntu agiye no kujya azira ko yakoze inshingano ze. Naho se mbona hari uwandika kuri Twitter maze yo basabitswe n'ubwoko, yo yaba bari bazi icyonzi ntacyo kukumarira, nta na rimwe dushobora kwitwaza ubwoko ngo uzagira ikigeraho na kimwe. ngo connais ton identité, ko wumva se mwari muzi identité ye, umuryango we mwawuhoye iki? Reka nkubaze wowe niba byaranditswe n'uwitwa Nderehe, niba ari nde, ni babandi basize bayogoje igihugu, umuryango wa Dr Bizimana bawuhoye iki? Agira se agira nyina? Bapfuye urw'ikirago yarabarwaje, abo bava indimwe si no, nibajye baceceka. Ariko buriya baba bari hariya basamye bavuga iki? Niba mwari muzi identité ye, umuryango we wazize iki? Nimunsobanurire. Kandi nawe yahaba yari gupfa. None uyu munsi buriya rero ngo babumva ngo ari intimidation, ngo babumva bamuteye ubwoba. Yayiwe mwabuze uwo mutera ubwoba nyabusa. Ntabwo yaba mwanakinaga ntabo muzi urako baretse. Twebwe twambutse inyanja irimo imihengeri mibi cyane, uyu munsi baradukangisha imigezi ngo itatugira ite. Uru Rwanda uru ukora ibindi wigira ikirukangisha. Abayobozi b'uru Rwanda ikintu kikibakanga batabonye ni iki? Igishya wowe uzanye, noneho ngo tuvuge ko uzanye agashya. Ni iki? Ubu bugamba havuzwe arenzaye. Abanyarwanda biswe inzoka,